ngo bigenze bite nabaye iki indese wibi we hagararaho we mbarase discipline ariko umuntu nakaze gufasha abantu nicyo gisabo aratabara utabara ninde wapfuye sumari ese ni ye nawe wowe mugabanye imiseko hano nago ndi gusekana namwe iti kwarakaye nose duko abantu bibigabo muriruka nk'ibigoryi mutazi n'ikibirukanyije mugakurikira umuntu tu turi ibigori tetwa we uri ikigoryi ndi ikigoryi sha uri ikigoryi turashwana ukubita ikibuno cy'imbunda mubuze umutwara umutima n'ubugingo urongera kumvugiramo ndataruka uzi no kurakara uri igikara we igikara ni so na nyoko agicucu kwe mu mutima nkumva urongera kuvuga ndagukuramo nyababyeyi dukuze iki ikintu gihari ni kuzana abantu mbirukanza bakagira hano peto urakoze amafaranga ari uzana abantu wese uzana abantu gute wahageze ute hehe zana amafaranga wowe naje nkurikiye uwo mwana nzi ko bamwibye nje kumutabara umuntu azatabara abize uratabara cyangwa wahungaga natabaraga uyu muvandimwe nabonaga ari nk'ikintu ubwoba bwanyu nibwo tubyazamo amafaranga mumereze vuba amafaranga ubu nituje kwiba dore Sumayire ndamuzi no hano muri quartier hano hiri iwabo sibye na KEYZ ibaze umugabo urumva agashaka gufata abantu babakira akabashakira hinda uri kubona abakene nkatwe twatwaye twakoreye amafaranga butware umugabo mbujyane fata unoze kari bwasigaranye gusa urabona yabasigaye nese reka nkwe ntabwo mbujyane ukuntu ukunda n'ukuntu uri kiraya mwese ndabaze nza makuru yawe mumve ntabwo nabura umumaro wabo aba bantu nabura umumaro wabo ntabwo namura umumaro wanyu mwebwe uko muri babiri ariko kutwiba wahiye kabisa we umva mbahaye isaha mukanya saa 9 saa 9 hirenye nayidu ako mukunda imikino murateba abantu urimo we aruse uravuga ngo haye umuntu isaha ukamuha telefone ukamwereka telefone musabe igikoresho kindi kirenze imbunda umva ikintu gihari yego wepe tugiye kujyana ariko n'itsinda ry'abantu bagufi ko mbona itsinda ry'abantu bagufi utandasi muri make turi kiri kunana tuvuze ko ari ibicimbo nako akinahukurasa tubwire kandi mwabyana mwe muramenyera n'abantu bakanga ngo mbace nk'ibyo rimwe umva hano muri nibitinganye umva hano mbahaye saa 9 n'igice mwe mwaje hano urabayobora muzana amafaranga kandi buri wese maximum ni buri 1,100 ariko rwose mazimaka irenga 20 muri Kigali chaka 5,000 narabibuze ubona 5,000 uri ikigoryi kabisa ega abantu b'ibigoryi bingi umva rero mwabipeti mwe mwakomeje kubigira imikino ngende kubona ngiye guhaguruka atari imikino na papa ayo mafaranga sindamubona ibaze ko na generation yacu yose iteranyije amafaranga iki amafaranga atava ikintu gihari mwese ndabazi nzaho natwe turakunze nako sinkunze ikiza gihari nuko munzi nshobora gutanza mutazanye ibyo mbatumye mugata mubona uburakari bwanjye ngiye kuri iyi oya nta kibazo n'imyaka mwe mufite yo gupfusha ubusa mwirwa musambana mukayibu mucyano ndakujyana basi wowe nta kibazo ndakurisha impyiko mujyane pete mu minota mbahaye saa 9 n'igice mumbonye amafaranga agiye gutabara umutima mwiza ukaza kubona ubwo baramura ryawe n'umwe ryawe ase yicari gufira jya amafaranga ba boss yanumye nyabuye cyeye twaje tuvuganira tuwaje tugutuka mu nzira tubone ko dupanga dushaka amafaranga inyuma ago tuva inyuma nakuruka mubwire egera hino ubundi ngiye mbanze nkubaza ureba ukuntu ureshya ubu bucimbo bwawe ubu buce bwawe uri kumva wowe wakurikira umuntu w'amafaranga wagipetewe cyangwa kandi ibyano nazaje agomba vinyuma amafaranga abantu mye narayabona kwanza reka mwereke hari igitekerezo nungutse wari tsicari gufi tukayifata tukayijyana mu bashinwa bakayikuramo impyiko tugakuramo amafaranga yo guha boss wacu reka mubize kuri uri nyoza ari igitekerezo cy'indari ifite inyo bro ngende inyo unyisinyo irakara dore n'ubundi baratwicana igitekerezo kigira giti ubundi kubona amafaranga buri yego kandi urabona iyi mihanda tugiye kugira saa 12 abantu bari gutari benshi bavuye mu kazi cyane ufite amafaranga cyane wakigize igicumba wowe icyo mu mutwe ariko ndashaka kugira mu kuguru sibyo wenda kugira ngo ujye wicara hano twarabikora hano tu kujya wicara hano ngiye nkajya kuzana abantu ba pasteur uretse gatoka biki nicyo negereje reka abantu barikunda hasi kwikunda no kwishyira imbere je nishyira imbere niyo mpamvu kuko nese ubu ngubu sonjyanye mu bisambo bikayakunda ndi kujyanye
dupange two tubona amafaranga y'abandi icyo gitekerezo nicyo ahubwo se waretse tukabacika kugira ngo mu Ruganda cyangwa muri Kenya urabyumva akase twakora edit none ubwo tureke batwice hanyuma se ubwo ngubwo baramutse bamvumbuye bakuvumbuye ari kuri ikigo uzi ko noneho uhita ushaka kurira nkibaza ufite imyaka ingahe reka nkwereke nk'ubu ngubu dutuburiye umuntu wa mbere tubwiye umuntu wa mbere ibintu byiza akaduha amafaranga ibihumbi wenda 2 gukuba ushobora no kujya muri bit ugakuba kuyaduha birashoboka ariko se ireba ukuntu nawe ugaragara ipesu byashizeho guse ninde wakizera kuri pastor meze gutya kuba byarashizeho nye ndishimye none se nyine kuba utishimye kucyo utekereza nk'ikintu cy'ikirofa nk'imikeke y'u Burundi neza umeze nk'amafi banitse nyine yabuze umukiriya urumuri aho ruhagaze gusa urakura himye Tubahaye Jereka nkwereke ikintu ushaka hano hatambuka abameri benshi abakobwa benshi cyane njya mbabona ngiye kujya kwiba imyenda ngi sinabura imyenda urabizi cyane ndagusanga aha nsange nawe amaze kwitegura kuko ndazana n'umuntu wa mbere hitegura iki kindi se kirenze gutumbagurika nako kwita nkavuna tubikora ngiye kuzana ndazana n'umuntu wa mbere ndamushaka wirinze amagambo shagenda uri gutinda uri kugira ngo baze kutwica wowe Muvana ubu koko ibi bintu wapanze birarya ibintu se bitari buryo gusa wowe ugomba gukurikiza amabwiriza tukarya amafaranga kandi ikindi sinze kubona waguruka ukagenda wibagiwe ko wavunitse dore ibibuno by'abakobwa ndakuzi umuvandimwe oya nawe uganiye none se urumva nabona amabuna y'abakobwa nimaguruka ngo ndeze sinakubwiye baratwishyureza ubwo icyo ugomba gukora abantu nk'ikintu kituzuye n'ubundi ni ibisanzwe debire nyine kugira ngo tubone debire nkawe neza glory mana ya Yesaya mana ya Yohana weretse iki kimara sister buretse wagara nyigera wereke sawa kanze muvugishe sorry yego sorry too mana waravuze ngo amaboko ya babiri abihuje bakora igikorwa gikomeye izina rya Yesu sister kangubwire no kuvuga ngo uyu muvandimwe afite ikibazo umuvandimwe ubona hano nta maboko yifite nta maguru nta bwenge sister burandagura kugira umuvandimwe nk'uyu nguyu ukabona ibyo bintu birabaye burandihangana agahenda akakanyica nihangana aracyari na mutoya rwose dore n'ihene ziragenda we ntiyagenda ntago nakubesha rwose dore sorry rero impamvu nguhagaritse afite umuriro ameze nk'uri ku ipasi afite umuriro wagira hariya yicaye ku makara nakubeshye nanjye mu rugo buriya impamvu banamuzanye hano nagira ndiwe ko hari abagurabushake abana b'Imana Imana yahaye amavuta glory Imana iguhumugisha rwose kubona uhagaze ukananyumva ibaze ko mpagarika umuntu akantuka kandi umuvandimwe nkeneye kumujyana dispensaire ndimo ndabyumva ndi kubyumva glory Mana wewe washyize abantu beza ku isi ukabarunda nk'umukobwa mwiza ukamuzana muvandimwe humura nubwo uri ikintu gifite ikibazo none nakashi narifite mu ntoki nyafite kuri telefone turabigira haleluya Mana izina rya Yesu ndagushimiye ndaguyimbaje cyane Mana inshuro kibiri tubonye ndagira ngo Mana ugishyire mu urakoze cyane sister nakugoye wayashira kuri telefone yanjye kuko umuvandimwe nkeneye kumufasha rwose urumva ikintu uko zirata ni ikintu cya danje ufite na stress rero binarimo ubu ngubu gutya dore byabaye gutya yikinisha yabonye amafunguro sister ntago reba ibyo yamfite izuba riranyishe wowe ubwo kigiye gukora genda udusengere udusharingire ku bavandimwe wenda nubwo nta YouTube tugira ugenda ubabwira haleluya 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 wa mukobwa we sibye n'amafaranga nawe umuntu yakakugumanye yego muvandimwe humura urakira dore kibiri kirabonetse mbwira nimeze glory oya wimukubita imbaraga z'Imana oya ariko bura no kuvuga rwaye si byiza Yesu afite ukuboko haleluya amen dufite Imana itanga amaboko n'amaguru sibyo haleluya reka ngushiho 30,000 mana KEYZ mana ya Yesu yego mana ya Yesaya mana ya Yohana yaje nujya kuma umugore sibyo uza yego urakoze cyane rwose nihangane urakoze uraza gukira urakoze cyane akaremero kawe nako nikari n'Imana
ararwaye akaremerwa ni kuri ukoresheje wohereza yego ngire ngo tuzanahuze no mu materaniro ngo ushyire muri korali rwose mbonye Sawa, uri inyozi sawa Sawa. rwose aleluya abandi muze utagira ngo sinabyumvisha Aba- agwa ibihumbi 30 wakimara uzimo nago nakaye kazi ukoze ku buryo utangira guhita ari unshinga njye nawe ni ndo mugese wagitsindwa gasanira nago Ya. mana ndagira ngo nkwereke abababaye abantu bafite ubumuga muvandimwe humura buriya nanjye nasigaye ndi muzima ariko ndi kubona ntacyo biza haleluya glory muvandimwe nawe gira ino mubwire buriya kuba ubuciye ino nzira n'uwiteka uba ubifitemo uruhare nta kintu kikugonze buretse ntukajya uca mu ijambo umukozi w'Imana ngo nuko witwaje ibyo bintu byagenda kureba nkakuburamo ikindi kintu sinzi icyo umaze mu gihugu ariko ndabona ntacyo umaze mu gihugu cyatanje rero tuza nkubwiye sibyo mana muvandimwe kuba wavuye iwanyu ukabyuka mu gitondo ukageza amasaha kuri gusakuza cyane aho kwigisha bimeze bite ndabona ufite bibiliya muri Yesaya haranditse ngo muri akanye nkubwira rero muvandimwe muri Yesaya haranditse ngo ajya Yesaya kwanza ibyo tubyiyorera ubundi regare n'ibintu bitari ngombwa umuvandimwe yabaye iki nakubajije yabaye iki umuvandimwe rero nta kuboko wimbaza ngo yabaye cyangwa umbaza ngo yabaye iki nta mutwe nta maguru ku muhanda namuzanye ku muhanda ngo ndibe ko abavandimwe mwagira icyo mukora mukunga ingabo mu bihari niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ugiye kuduha ibihumbi 5 kuzamura wenda no ugutegeka ntago ari ugutegeka no kubaza no gusaba no kumenyesha kandi no gutegeka bibaye ngombwa burabyazamo bose azajya kwivuza bamusukira akaboko bizagenda amafaranga uri gusaba nayo kugira ngo ukundi kuko kutazacika wikigora rata glory bavandimwe bura singira ngo dukomeze gushwana reka ngore 5 haleluya ubundi beri na mbere muvandimwe buretse zana nimero mbahereza ibihumbi ariko 5 isongera haleluya mana ndigera nkwereke umutima mubu bavemo ibyo mubazo nanjye ni umwuka waje 0.8 asara navuga uyu nguyu aravuga ariko avuga ibintu byose ni ibintu bimuguyeho gutyo fata rata nyira 20 mana ndagira ngo uyu muvandimwe amazina ni KEYZ yego nayo ngayo turongeye turariye mana urakoze iri joro naryo umuntu yanarisimbuka akatangira kubureba ko fateka imitwe ariko ugira umukure no kuyu muhanda ndamukura ku muhanda mujyanye ku bitaro ariko nigereje ko reka muvandimwe buri urakoze cyane buriya umurimo w'Imana ubukoze Imana iramufasha Imana iramufasha Imana iramufasha n'ubwo itanamufasha nta kibazo n'ubundi akiri gato disi agaki sumuniki iri sirinda sore umuntu amugaye bavandimwe rero kamubwire nawe ushobora Imana ari gufata yarakiri muto ariko azakira nyagasana zamu haleluya urakoze cyane muvandimwe tumujyana kwa muganga uri ukoze igikorwa uyu naje gusora bite uramuzi hese haleluya bite byawe uragenzwa n'icyo ndi pastor Canesius muvandimwe wakikomereza uramuzi kwa kazungu dusangira kubacitse ukuboko bivuze ko utamumenya se cyangwa ko nta bwenge agira ubwo n'abatekamutwe bugene afite ikibazo kandi bura ku 500 buretse wowe bimeze bite narwaye ariko se nese undi ikibazo ni iki akaguru akaboko karagenda yanavugaga ibitebe kare bice murebe akaboko karacitse akaguru karavunitse zamukura akubundi muteka imitwe mwamwabuzi pasiteri burya mwari ibitekamutwe reba ngo kirahina akaguru cyo gahina inuza n'ibiboko kikabyikura buretse nawe buretse ariko ntundase wanabona ubunani ubwo ari igihe muvandimwe ntabwo wamfata gutya kuva mu gitondo aho bwiriye ubu bimaze gutubura amafaranga yanjye ari amafaranga yawe banza wohereze zana telefone amafaranga yawe kusaka bite ntabwo nakohereje amafaranga undi wakanyagwa we uje hano ute uyu mumwe nakubwiye ngo ugabanya amagambo nakubwiye ngo bakobwa ari uretse ndi kuvugana namwe yego muvandimwe ariko kurakara ngize amahirwe uyamaye amakuru arakuzi
uje hano wahiriye icyo kiguru cyawe wanze munyeregereze nkwerekura njyewe ko sinzi icyo ndi kuzira aba bashaka kurwana bareka bakicana ngiye kubajyana bande zanani bibiliya kwanza ngiye kubajyana reka tubanze uretse gato kutujyana pe utujyane ndabyemera n'umuntu ufite imunani twagucika umva ngo ubwerekeze wahenewe amafaranga baguhaye mbone kimwe cya kabiri vuba vuba kuri phone yanjye nomero urayizi muvandimwe rero nakayaguhaye ariko iranemera iri mu ideni rya mokash ubu nta n'igiceri gisigayeho. I want problems always.